Shalom shalom, amahoro y'Imana bane natwe. Ku mazina y'ababyeyi nitwa Umutoni Sandrine, nkaba ndi umubyeyi w'abana batatu b'abahungu, nkaba nitwa mama Joshua cyangwa mama Gabrielle cyangwa mama Michael, Imana ibaha umugisha. Tukaba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka tubanze dushime Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, wabanye natwe, waturinze, watugiriye neza, twebwe abo wacunguje amaraso yawe, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, ugiye kuryumva reka ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu, reka rihembure imitima yacu. Nanjye giye kurivuga ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye gusoma muri Yesaya 38 umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aradwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amose aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho imyaka 15. Amena. Tugiye kongera gusoma ijambo ry'Imana riri mu itangiriro 1 umurongo waho wa 3 wo wonyine. Aravuga ngo, umutwe w'amagambo, Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. 3. Imana iravuga iti, habeho umucyo, umucyo ubaho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo dutangiriyeho Hezekiya, Imana imwongerera iminsi yo kubaho, nuko Imana yibutse imirimo ye. Imirimo myiza itera Imana kwisubiraho. Cyangwa se amasengesho wasenze ntugire ubwoba, aho uri hose yarumvishwe. Cyangwa se amarira warize, aho uri hose Imana yarayumvise. Ushobora kuririra umuntu niyumve ikiremere cy'ikibazo ufite, ariko amasengesho wasenze, humura, ureke kugira ubwoba, yarumvishwe ku Mana. Ikimenyetso ko amasengesho yawe yumvishwe nuko icyo wasengeye cya kindi waririraga uzabona Imana igikoze nkuko wabyifuje. Imana itugirire neza. Irindi jambo ry'Imana mu itangiriro haravuga ngo, nuko habeho umucyo, umucyo ubaho. Bya bindi ubona ko bidashoboka, bya bindi ubona ko byarenze ubwenge bwawe, hahandi uri kubona ko byarenze inkombe, iyo byarenze inkombe niba byarenze ijambo rya nyiri ijambo, irongera ikabirema. Habeho ku buzima bwawe, hahandi uri kubona ugeze kuri finali, Imana irongera ibireme. Uhumure, we kugira ubwoba. Ndagutangariza ko amasengesho wasenze cyangwa se amarira warize yumvishwe ku Mana. Kereka amarira waba waraririye umuntu ashobora kutumva amarira yawe. Umuntu ushobora kumuganyira ukamubwira bimeze gutya na gutya ntakumve, ariko umva ngutangariza iyi saha, amasengesho wasenze, amarira yose waba wararize wihereranye n'Imana, Imana yarayumvise. Imana itugirire neza. Iri jambo rero rigufashe mu bihe waburimo, mu bihe
bihe by'umubabaro, mu bihe ubona ko byanze, mu bihe byangirene, Imana irahari. Humura, hari Imana ishoboye byose. Ijambo ishoboye byose, na hahandi ubona ko utagera, aho amafaranga atagera, aho imbaraga zawe zitagera, kubera ko Imana yacu ishoboye byose. Uhumure, isengesho wasenze ryarahageze. Ushobora kuba uri mu bihe by'intege nkeya, cyangwa se ukaba wumva nta mbaraga bitewe n'ibibazo wahuye nabyo, ariko umva ngo utangarize ko umuririmbyi araririmba ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya agera ku Mana. Amasengesho wasenga ashobora kutagera ku muntu, ariko amasengesho wasenze ku Mana akahagera. Imana itugirire neza. Uhumure rero, amasengesho wasenze nubwo uri mu ntege nkeya, amasengesho wasenze ni nyakonte wabitsagaho ku Mana. Marayika arakubikuriza ku masengesho wasenze, agutabare muri cya kibazo uri mu. Imana ikugirire neza. Imana yigwatirize mu kibazo ufite, ishiremo imbangukira gutabara, nk'uko Saduraka na Meshake na Bedenego bari mu itanura ry'umuriro. Hari itanura waba urimo ryose, itanura waba urimo byose, Imana itange imbangukira gutabara nk'uko yatanze imbangukira gutabara kuri Saduraka, Meshake na Bedenego. Uhumure, ntabwo Imana izigera yirengagiza amasengesho wasenze. Umuntu ushobora kumubwira ikibazo cyawe akakumvira ubusa, ariko nta sengesho ry'umutesha cyangwa umunyagara ribaho. Imana ijya yumva gusenga. Amasengesho wasenze nugera mu bikomeye, nugera hahandi ubona ko imbaraga zawe zarangiye, amasengesho wasenze marayika azabikuza kuri konti y'amasengesho agutabare. Uhumure, we kugira ubwoba. Amina. Ubwo rero iri jambo ry'Imana nashakaga ndivugane n'ubuhamya mfite. Imana itugirire neza. Ubuhamya bwanjye nabwise ishuri ry'Imana ni Sohokaninjire. Hari igihe nawe iyi saha uri ku ntebe y'ishuri, cyangwa uhagaze ku ntebe y'ishuri uri gushaka kurivamo, cyangwa se uri kubyiganira kwinjira mu ishuri, cyangwa se uri kubyiganira kurisohokamo. Ntabwo nzi uruhande waba uherereyemo, ariko ishuri ry'Imana ni Sohokaninjire. Nubona mugenzi wawe yageze mu kibazo, uzirinde kwifatanya n'abamuvuga, cyangwa se n'abavuga ngo uriya yahanwe n'Imana, yakubiswe n'Imana. Ntabwo uzi ishuri rigutegereje. Buri wese afite ishuri rye, kandi ufite uzakwigisha. Ijambo ry'Imana cyangwa niryo rivuga ngo ikigeragezo kirahanda, ariko iyo gihagarikiwe na mwene so mukorana umurimo, iyo gihagarikiwe n'umugabo wawe, iyo gihagarikiwe na nyoko wakubyaye, iyo gihagarikiwe n'umuvandimwe mwonsi ibere rimwe, kirahanda. Niyo mpamvu ureke kwifatanya n'umuntu uvuga uriya yakubiswe n'Imana, uriya yahanwe n'Imana. Uramuvuga none nawe ntabwo uzi nimba uri kwinjira mu ishuri cyangwa niba uri kurisohokamo. Nubona mugenzi wawe agize ikibazo, aho kwifatanya n'abakomezi kumuvuga, ahubwo pfuka mu musengere uvuge, Mana ndagusabye utabara uriya muntu. Imana itugirire neza. Impamvu rero nabwise ishuri ry'Imana ni Sohokaninjire, nabonye ko nta hantu wakwepera ishuri ry'Imana. Ntaho, aho wajya hose urisangayo. Ushobora kuvuga reka nimukira aha, wenda mpunga umurozi, ukamuhungana nawe ku mutwe, ukamwikorera ku birago, cyangwa se ukamwikorera kuri matera aho ugiye ukahamusanga. Niyo mpamvu aho uri komeza usenge. Mu kibazo waba ufite cyose ubwira Imana igutabare, kubera ko ushobora kuza kumbwira ntabwo uzi umutima wanjye, cyangwa se nshobora kumva ikibazo cyawe nkakumvira ubusa, ariko umuririmbyi arabibwira, aravuga ngo bibwire Yesu. Nje ureke kubimbwira, niwe uruhura abarushe n'abaremerewe. Nubwo waba ufite ibibazo bingana n'umufuka, bimwikoreze. Ureke kubyikoreza umuntu, ureke kubyikoreza abantu. Nta wundi wakwikorerera ikibazo usibye Yesu Kristo we wenyine. Imana itugirire neza. Ubuhamya bwanjye rero
nari ndikubise ni ibintu byambayeho ntabyiteguye. Umuntu aranyinjirana mu nzu, imvura iri kugwa. Uwo muntu amaze kunyinjirana mu nzu ndikubise. Niyo impamvu nshaka kukubwira ubuhamya bwanjye. Niba waravuganye n'Imana, byanze bikunze bizasohora. Wowe reka kugira ubwoba, ureke kuvuga hari banze Imana yarambeshe. Ntabwo Imana ari nk'umwana w'umuntu ushobora kukubwira uyu munsi ndaguha 5 akisubiraho. Imana icyo yagusezeranyije no kugikora izagikora. Nuko ansanga mu nzu, uwo muntu arangije arambwira ngo mpereza amafaranga, umereze na telefone, umereze n'ibyo ufite bishoboka nyine, ubundi nindangiza nkureke wisigarira amahoro. Icyo gihe nta mafaranga nari mfite, telefone nari nayiraje ku muriro. Cyakora ikintu cyari gifite agaciro mu nzu ni TV, niyo yajyanye. Uwo muntu yarankubise, wenda byibura arebe ko mfite amafaranga nk'abanyamwimye. Arankubita, ndagenda ndazimira neza kandi nari ndikubise. Ahari umwenge hose haragenda hava amaraso. Ndagenda mbese imperayo. Nagiye kwikanga, mbese nikanga ndi mu bitaro. Nibuka ibyabaye nisanze mu bitaro. Abantu ukuntu bambonye baravuze ngo uyu muntu ntiyabyara bikunde. N'abaganga ubwabo baravuze ngo uyu muntu ntiyabasha kubyara. Ariko kubera ko Imana yari yavuze ijambo, atari umuntu wari wavuze ijambo, Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Banjyana kwa muganga, banyohereza ahandi byananiranye. Ngeze kwa muganga ngiye gusinya ngo bambage, ijwi rirambuza. Abibitseho nzakugirira neza, nzabana nawe. Reka gutinya, reka kugira ubwoba, reka guhangayikishwa n'ubuzima. Umuruho cyangwa ibibazo ntibyakuraho umugisha wawe Imana yakugeneye. Nuko ngiye guseyininga biranga, ngumaho ngaho. Nk'ejo mbyara neza kandi mbyara umwana muzima kubera ko Imana yari yavuganye nanjye. Ubwo rero aho waba uri hose, ibibazo waba ufite byose, gira kwizera, uzamure kwizera, kubera ko dufite Imana ishoboye byose. Imana yumvise amasengesho ya Hezekiya, ntaho yagiye n'iyisahira cyakora. Imana yumvisha amarira ya Hezekiya. Uyu munsi ishobora kumva amarira yawe utagiye kuririra umuntu. Ho kugira uzaririra umwana w'umuntu, uzagende wiherere byibura n'iminota 5. Nta nisengesho itumva niyo haba mwibanga. Ubwira Imana ikibazo cyawe, uvuge Imana birangoye, ndumva bigoye ubuzima bwanjye, ndagusabye ubane nanjye, ndagusabye unyereke ukuboko kwawe. Imana izururuka ikwereka ukuboko kwayo. Ndarangije, tugiye kumva agatekerezo kamwe. Hari agatekerezo, umwana w'intama n'umwana w'ingwe babaye inshuti. Bamaze kuba inshuti, umwana w'intama abwira umwana w'ingwe, abwira nyina, mama nabonye inshuti y'umwana w'ingwe. N'umwana w'ingwe ageze mu rugo kwa nyina, abwira nyina, mama nabonye inshuti y'umwana w'intama. Noneho umwana w'intama baravugana, bagira ahantu bajya bahurira buri gihe, mbese biba nk'akamenyero. Noneho inzara iza gutera mu gihugu. Inzara ije gutera mu gihugu, umwana w'intama nyina aramubwira, mwana wanjye, mu gihe nk'iki cy'inzara bariya bajya badufata bakadukacira bakaturya. N'umwana w'ingwe nyina aramubwira ari nijoro, mwana wanjye, urabona ko turi mu nzara, inzara yarateye, bariya uriya mwana w'inshuti yawe mu gihe nk'iki cy'inzara bariya nibo tujya tukacira tukarya. Umwana w'intama arangije aragenda, n'umwana w'ingwe aragenda. Ariko umwana w'intama ntiyagenda ahandi bahuriraga, aragenda ajya ahantu mu mubande. Umwana w'ingwe aragenda ajya ahandi bahuriraga,
aramubura. Arangije aravuga yigira inama, reka nge ahantu hirengeye mpamagare umwana w'intama. Ageze ahantu hirengeye arahamagara, mwana w'intama, mwana w'intama uri hehe? Arangije aramusubiza mwana w'intama, aramusubiza ngo hari tureberera ku manywa na nijoro. Reka kugira ubwoba, hari kureberera. Iyarebereye Hezekiya yibuka imirimo ya Hezekiya, nawe ishobora kukwibuka mu gihe urimo, mu gihe ubona ko byanze, mu gihe ubona ko mu miryango byanze, mu gihe ubona ko hari ibyo washizemo amafaranga bikanga. Hari kureberera ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Wowe ugifite umugisha, ugihumeka umwuka w'abazima, reka kugira ubwoba. Uracyafite amahirwe n'umugisha yuko icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Reka kugira ubwoba. Wowe ugihumeka, ucira umutima hamwe. Hari kureberera ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Tugiye gusengera abantu bafite ibibazo, abafite ibibazo by'amadeni, abafite ibibazo by'uburwayi, abafite ibibazo byo kutabyara, hari n'abafite ibibazo byo kujya batwara inda zikavamo, hari abafite ibibazo by'inyatsi. Ibyo byose tugiye kubisengera, tugiye gukubita tutababarira, kubera ko Imana yacu ishoboye byose. Igukubitira iryo jini rikubujije amahoro. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana ishoboye byose, uri rubasha. Mana, aho umuntu atagera isengesho rirahagera. Buri wese ubabaye, uremerewe, ufite ibibazo bitandukanye, ufite ibibazo by'amadeni, ufite ibibazo by'ubukene, ufite ibibazo by'uburwayi, ufite ibibazo, buri wese ndamushize mu biganza byawe, ndamushinganishije. Ndagusabye buri kibazo cyose ukigereho impande enye z'isi. Ndagusabye wigaragaze, wiheshe icyubahiro kubwira isengesho. Ndagusabye uri burebe iyi video wese ufite ikibazo abone ikimenyetso cy'ibyiza byawe kubwira isengesho. Ndagusabye wigaragaze kandi wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.